isoko muri rusange rigira ibyiciro bibiri, down trend na up trend. Ubu tuvugana Pi coin iri kuri 0.17 by'idolari, bisobanuye ko iri mu gice cya down trend. Pi iri mu gice cya down trend nyuma yuko bafunguye open network, ubwo ni Dr. Shank Diafani ndetse na Dr. Nicholas Kokarisi bafunguye open network ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka twasoje w'2025. Bemeye ko Pi zishobora kuba zagaragara ku ma exchange agiye atandukanye harimo nka OKX, Bitget, Mexes n'ahandi hatandukanye, k'abantu bashobora kuzishyiramo amafaranga cyangwa se bakazikuramo amafaranga. Ariko ayo masoko hagaragara ko yafunguriwe cyane cyane abo mu bihugu cyangwa se abari mu bihugu bya Afurika hirya no hino. Ibi rero byari bitangije urugendo kandi n'inzira yeruye kuri Pi network ko igomba guhangana n'ibyo isoko ryubahiriza. Igihe cyose nyir'umushinga yamaze gukora icyo twita listing kuri exchange, atangira gukurikiza icyo twita demand and supply. Demand and supply nibyo bigena uko isoko riri buze kuba ryakitwara. Niba abapiyoniye muri rusange barimo bagurisha coin, iramanuka directly, niba barimo bayigura irazamuka directly, bikabaho mu buryo bwikora nta kintu kijemo cy'amategeko cyangwa se ukundi kuboko. Iyo biramutse biziremo akaboko wenda ari nk'akumunyapolitike cyangwa undi muntu nka influencer, dushobora kubyita manipulation. Icyo gihe ntabwo isoko riba ryakurikije amategeko nyayo ryakabaye rikurikiza. Uyu munsi ikiganiro cya none kuri Rugwiro Pro Zone kiraza kuza kugaruka kuri iyi Pi coin. Nk'ibisanzwe ibiganiro byacu byibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Tubiganiraho kugira ngo twungure ubumenyi maze natwe tubibyaze umusaruro bitwinjiza mu isi ya Web3. Uyu munsi rero abantu benshi bakomeje kubiganiraho hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ndetse no muri community zitandukanye, bagira bati Pi coin iri kuri 0.17, igiciro gisebetse ugereranije nuko abapiyoniye bafata iyi coin ya Pi. Baragira bati aya mafaranga ntabaho. Hirya ariko hari umuntu uba uvuga ati target yanjye nuko yamanuka ikagera kuri 0.6 wenda bitandatu, nkagura izo nshoboye kubera ko ntago nashoboye kumayininga, namara kuzibikaho yashaka ikongera ikazamuka, nanjye nabandi mu nyungu. Nibivugwa n'abantu hirya no hino bakunda cyangwa se bareberera uyu mushinga, iyi project muri rusange. Nawe uraza kutubwira uko ubyumva cyangwa se uko ubitekereza. Impanuka nk'iri rero ntabwo rishobora kubaho nta cyabaye. Twabonye ko isoko rigendera ku bice bibiri, down trend ndetse na up trend, ariko ubwo up iterwa nuko kugira ngo isoko ribe riri kujya up trend cyangwa se rizamuka, biterwa nuko project iba yubatse neza maze abatunze amafaranga bagashoramo amafaranga muri ya coin ya project, hanyuma ubwo nyine isoko rigahita rizamuka. Ni mu gihe kandi abatunzi iyo coin nge nawe tuyifite tuyishyize ku isoko mu buryo bwo kuyigurisha, twaba tubishaka cyangwa tutabishaka, isoko ryinjira mu gice cyo kumanuka cyangwa se down trend. Iri manuka rimeze ritya, nawe uraza kutubwira igishobora kuba cyaritera. Ariko ku mbuga nkoranyambaga bari kugaruka ku itangazo riheruka gutangwa ry'uko bari hafi gutanga coin z'abanyamuryango cyangwa se z'abagize itsinda rya Pi coin cyangwa se rya Pi Core Team. Bafashije Pi Core Team gukora igice kijyanye na KYC validation. Abavalidator byatangajwe ko bazahembwa bitarenze ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka turimo 2026. Nyuma y'iryo tangazo ku isoko ugereranije ko Pi zoherezwagayo, abenshi batangiye koherezayo Pi zabo bazigurisha. Ibi ngibi bitekerezwa ko ari abantu benshi bakoze iki gice cya KYC validation bibajije ko nyuma y'uko iyi coin giye gutanga ibihembo bijyanye na KYC validation, kubera ko bari bamaze no gutangaza ko nta kindi gihembo bateganyirijwe usibye kuba bahabwa Pi coin. Nyine bazabahemba Pi, hanyuma bafata izo bari barabitse mu wallet bazishyira ku isoko kugira ngo bizerere mu kubika za coin bagiye kubahemba nk'abavalidator. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, umutekano w'iyi project ntago uhagaze neza. Ntago byagutangaza ko wa muntu wifuza ko Pi imanuka ikagera kuri 0 n'ibice wenda 0
indi mibare inyuma cyangwa se 0 n'igice kimwe yabibona. Mu gihe icyo ari cyo cyose Pi Core Team yabikoze error yo kohereza ibihembo by'abakoze KYC validation badasabye cyangwa se badakoresheje wallet ya kabiri, bagakoresha wallet batangiyeho migration ya mbere, abenshi mu bakoze KYC validation bayumva nk'amatangazo, kubera ko kimwe cya kabiri cy'abapiyoniye ntago bagifite access yuzuye cyangwa se uburenganzira bwuzuye bihariye nk'uko byakagenze kuri wallet, ahubwo bayifatanije n'abandi bantu, itsinda cyangwa se abandi bantu barenze umwe cyangwa umuntu umwe. Byanze bikunze muri Pi Core Team umwe mu bantu bane aba yaramaze kwinjirirwa kuri wallet ye binyuze mu bwoko Pi wallet irimo bwa DEX cyangwa se decentralized exchange, aho umuntu wamaze kubona amagambo yawe 24 cyangwa se 12 bitewe nayo muri gukoresha, kuko DEX igira 12 cyangwa 28, abamaze gufatanya nawe bidasubirwaho ko wallet yawe mwayinjiriramo isaha imwe, umunota umwe, segonda rimwe. Wenda ibyo mugiye gukora bigatandukana bitewe nuko ibitekerezo byanyu ntibihuye, ariko mwese mwagiramo rimwe kandi bigashoboka. Ndetse nyiri wallet ntago bamuhereza notification ngo bamubwire ngo runaka ukoresha iyi telefone yinjiye kuri wallet yawe akora ibi nibi, ntabyo bamubwira. Ubwo rero buri muntu wese asabwa kubika amagambo ye 24 mu buryo bw'ibanga. Aha rero nyuma yuko hari benshi binjiriwe basabye wallet ya kabiri yo kugira ngo bazabahembereho ama reward yabo bakoreye mu gice cya KYC validation, ubwizo wallet za kabiri zidakoreshejwe, Pi Core Team igakoresha wallet ya mbere bari bakoresheje bohereza migration, cyangwa se hakaba hari umuvalidator utarigeze asaba indi wallet kandi yarinjiriwe. Iyi Pi Core ntago ari gitangaza ko yamanuka ikagera kuri 0 n'igice kimwe by'idolari. Ni ukuvuga ngo isoko rigenzurwa nuko mwebwe muri kwitwara, nta kuboko kwa Pi Core Team kwagaragara mu migendekere y'isoko, keretse y'ubwayo ifasha amafaranga ikagura coin mu buryo bwa ecosystem zitaragera ku ma exchange, bakazitugurira hirya no hino aho ziherereye, barangiza buri munyamuryango wese bakazimukuraho, bagategura igikorwa gituma badusaba coin za zindi ntazo tugifite, aho zishobora kuba zisigaye ni muri za exchange, muri OKX na Bitget n'ahandi, bakadutegeka igikorwa cy'uko wenda buri munyamuryango ari bugure coin 3, kubera ko turi miliyoni zirenga 100. Izo coin 3 ushobora kugura zishobora kuzamura wenda project ya Pi coin ikaba yazamukaho wenda 5% ugereranije. Ibyo rero isoko ntabwo ryita ku kindi kintu cyari cyo cyose, abantu baba batekereza ko hari ukuntu byagenda, nta kandi kaboko kazamo. Iyo kajemo ntabwo biba bikiri amategeko n'amabwiriza isoko rigenderaho muri rusange, haba habayemo icyo twita manipulation. Ubwo rero Pi iri kuvunja 0 n'ibice 17 by'idolari nyuma yuko batangaje ko bagiye gutanga KYC validation reward abantu bafashije Pi Core Team mu gice kijyanye na KYC cyangwa se kwemeza ibyangombwa by'abanyamuryango. Ibi ngibi nibyo biri gutera iyi ngaruka, uretse ko hari ikindi cyitwa Pi Node abantu benshi bari kubonamo ama coin mu buryo nyine bakora investment, hanyuma izo bakuye muri node bakazigurisha, kubera ko ya investment iracyakomeje kuraninga, iracyakomeje gukora. Ibyo bituma rero mu gihe cyose mwohereza ibintu byinshi ku isoko, ubukungu bwa project yanyu buramanuka, keretse iyo mwebwe mu bugura cyangwa se mukabona amaraso mashya yongeramo imbaraga bijyanye n'akazi muri gukora cyangwa se n'ibyo mushaka gukoresha izi coin. Wowe urabyumva ute? Duha igitekerezo cyawe cyuko ushobora kuba ubitekereza cyangwa se cyuko ubona bishobora kugenda. Pi Core Team ikijyanye n'umutekano w'iyi Pi, hari amakuru ntari nabona ko yuzuye neza avuga ko ibijyanye no kwinjira muri wallet y'undi muntu biri kwanga, bari kwandika invalid. Twaba tugize imana biramutse bigenze gutyo wenda yakongera ikazamuka, ariko mu gihe ku kijyanye n'umutekano hakiriho ako kantu kuko ijegera cyangwa se undi muntu ashobora kwinjiramo, Pi izakomeza kumanuka kugeza ubwo ishobora kugerana no hasi habi yahangaha turi kuyireba. Ni ibintu rero bidasa neza. Support yayo iri kuri 0 n'ibice 15,
bisobanura ko izamutseho, ubu tuyikozeho ikiganiro, izamutseho 0.2 by'idolari ugereranije n'aho yari iri ubushize, cyangwa se aho yaturutse nyuma y'uko habayeho kumanuka. Nibyo ngibyo biri kuvugwa muri project ya Pi Network. Aya masaha hagize andi makuru ahinduka twabamenyesha nk'ibisanzwe. Hanyuma kandi nawe hari ayo ufite yihutirwa ashobora kugira icyo ahindura ku bijyanye na project, ndetse akagirira umumaro abari muri project ya Pi Network, wayadusangiza muri comment ukaduha n'igitekerezo cyawe kandi ukubyumva, kubera ko ibitekerezo by'umuntu umwe ntabwo ari ishingiro ry'ubwenge, ahubwo iyo mubiteranije byombi bishobora kuvamo icyo mushobora kwigira hamwe kandi kikabamarira umumaro ukomeye. Nibyo ngibyo twagarukagaho. Tugira group WhatsApp ducishamo amatangazo agaruka ku bijyanye na project n'ubundi zibanda kuri blockchain. Ushobora kutujoininga rero unyuze muri video description handitsemo, ugasangamo akalinki, ubundi tukajya tubana muri update zitandukanye tudahwema kugutegurira. Ubwo itangazo kuri muri muntu wese wakoze KYC validation kugira ngo reward zawe zizakugereho niba warinjiriwe, urasabwa guhindura vuba byihuta kugira ngo batazakora igikorwa kijyanye na migration cyangwa se kubaha reward zanyu wallet yawe hakirimo ya yindi n'ubundi uzi neza ko winjiriweho. Birasa n'ibigoranye ku muntu binjiriye n'ubundi afite lockup y'imyaka 3, ntago bimenya kuko abenshi babibwirwa nuko babonye izo bari bafite zakuweho, ariko ubwo namwe mushobora kwiyeranja mu bundi buryo wakumva nyine umutima nama wawe utakubwira ko byizewe, ukaba wasaba indi wallet, hanyuma Pi Core Team ikayiverifying ikazaba ari ikoresha. Reka mbashimire mwebwe tubanye muri iki kiganiro, wakoze cyane kutwumva, naho ubutaha. Imana ikurinde.